sawa kubiza ngo merci ni nibumva nagira ngo ushimire ku isabukuru yanjye mwakoze ariko nyine ntago wakagombye kunshimira ahubwo wakwiye gushimira umukunzi wawe Nyambo nani kinsekeje no kuntu ukunda kumwita umukunzi wanjye ataranansubiza rega kwizera kurarema uziko ariko dutuma ubwo tubitera umwaka twizeye mbere y'igihe jewe nyiri umukobwa se ugira ngo umuhungu nyakaguru ukunda marambwira ngo nzabitekereza nkako bitameze nk'atanu arambwira ngo ndacyari kubitekerezaho ubu cyisubiza ni cyakiri muri je ubundi mutekereza biki nuko ujijisha uzi ko rasanga yanapfiriye imbere akaba atabikubwira abashaka umunyamwinginga nurongeye n'ibintu byo kumwinginga sigaye narabirambiwe sigaye mu Kinyarwanda yego none ngende twonya no guhura nta kintu azaza ambwira niyo ndakuzi kamere yawe wasanga uje umurakara kwa kujya ndakara cyangwa ukamubwira amagambo akomeye none se umuntu murifashe ako nacireka no kurakara kwa kwenda yakoresheje uriya mwana agiye bitewe n'ukuntu abonye ukuntu yitanga yashyashyanye cyakora mwakoze ikintu cyantangaje yafashe ivu afata imbagara akubisa furiya yatetsemo umuceri bariki se none ubundushye ubu none ushaka ngo imodoka none ngo twagenze n'amaguru sha basore no kumutera abakobwa umutima mubi ntago gutera umutima mubi gusuburuje ngo duservice twatunatonga aho uranyinubira naho kumerekeza biba byaguteye ubute ngaho iki ntabwo ari ko kwinubira ahubwo nyine wowe uzanira umutima mubi waretse nkakubwira umbwira iki erega birambabaza hari igihe usubye merekeza niwitonganye sinyaza yitekerezo nakwitonganya nte ahubwo ko witonganyije ngo nakugendeshe n'amaguru yaba waruzi abashaka kubimerekeza bananyinginga nkabanje nawe se jewe nye urafite abaguherekeza nese utekereza ko nabura umuntu umerekeza nabishatse ntabwo wamubura ariko nta mpamvu yo kunabikora nese barahari babishaka umva barahari baje barabikubwira umva buri munsi nongeye gutarambaza Aneti nguherekeze namubwira oya uwo nini nawe mubwira bavuga ngo ngira ubugambo da shaka mumbwira nkumva kamugira ute ko nukomeza kunyinubira azajya amerekeza turi inshuti wambwira kandi urukundo rwakiye ku nshuti nibo ruramba nese turi inshuti nutangira kumpisha ejo hazazamo n'ibindi uzampisha n'ibikomeye ata ntabo nakubeshyera sheri mbwira iki isukuri ibyo uvuze bifite aho bivuye mbabarira mbwira nyine wa mungu dukorana twa rushe se sumuzi ufendeke nawe uzi abantu mukorana bose numva umuntu igeze nahagenze kandi abize benshi ndabazi nyine rufendeke n'umuntu dukorana kaje muri company vuba wasanga ari impamvu utamuzi ariko nyine yaranerese arangigira iki byahatari ariko ndamubwira ngo mfite nyine boyfriend angije arambwira ati nge naribi niyo waba umufite nakwemera ukangira uwa kabiri iki shaka umugera wa kabiri nyine mbese nyine ntago ari akanebwe mana yanjye ni ukuri yakoze tukora nanjye byanunguye numva binkoze ku mutima nshaka kurira ndavuga ntago ndi burire imbere y'umukunzi takora wishimye bigaragara umuntu wese nawe yishimye ko wishimye ndi kubona ubu ngubu nakomeza nkabyina ngo tuyu igo tuyu kagahemo ka tuyu naje mutamumva ngo tuyu ndavuga yakanyigishije nari nkazi se we nayivye baje bajya banza barangisha ngo tuyu tuyu arisetsa none se umva mubwire reka bya bintu tubikora buri mwaka yego sibyo yanyemereye ko azajya adufasha ariko giye ukuntu mubona buriya mwana yaje arumara mu muryango wacu niyo giye mbona Nyambora nibagije umubabaro wose agahinda kose kuko ibintu adukorera noneho nuko utaza amakori hano muri quartier kwagerirwa ari hose hari hose ndagena bakambwira uraho mama niyo nturaho neza ngo tubwira raje bundi ngo iwawe habaye ubukwe se buko bimeze bute ngo habaye sabukuru ngo mucana ngo ibintu babishashagirana ibyo tababiye ko twari ni mucuri ni fiti n'inyama n'ibishyimbo n'umugati nkababwira kwa akose ko numvise ibishyimbo twariye bitandukanye n'ibyo dusanzwe tujyana mu rugo uzi ukuntu yabitetse yafashe igitunguru urumva na poivre kamana byari biri ndabizi Vanessa no bajyanye amagambo
nta rundi muntu wari uri hano Valens agira ugira umunwa. Valens agira umunwa ariko ntacyo ajya bibabwira ko twari ifiriti suri ifiriti nkakangaye mu myaka yawe yose bayo ifiriti iriho isosi iri isosi soko niyo ngiye nakunze ibishyimbo kuntu byari biryoshye kandi dusanzwe turya ibishyimbo kandi bikaba bitandukanye n'ibishyimbo dusanzwe turya nuko bitangira bitangira iki se ibyo nemeye banya amafaranga bajemo se munirigwana mu kazi ntahari ntago nabimwemereye wanjye nzi guhitamo shunga njye nkunda umuntu ntagendeye ku butunzi bwe kuko amafaranga ntago ariyo akomeza urukundo noneho wanakubwira ko yatangiye no kundereta se nta n'akazi afite ko yirirwaga kuri kampani buri munsi aje kunyirebeshwa yahambonye rimwe ariko buri munsi yazaga kuri kampani buri munsi boss nawe rero amubonye zamuhweze ahita amugirira imuhamuha akazi buriya kiriya gihungu cyiza n'ibintu byo gushushanya kizi gushushanya mwirigwana amasaha ku yandi utangiye kwimyoza se ntabanzi ko hari ibintu bya danje ngiye akagira ikintu nkubwira bose ko ni nkwizere none se reka nze nkubaze mbaye mfite gahunda yo kuba nemera gukundana nawe nabikubwirira iki urumva nabikubwira ndatubireke nanjye nzikoraho da ndeke gupfira idari wenda ariko numva ntatekanye umuntu muhorana duhorane si biki ko aba muri biro ye nanjye ngakorera muri biro yanjye ko duhuzwa n'ikintu cy'akazi ko nta kindi kintu kimuza nawe ko niyo yansaba ngo nsohokane sinabimwemerera wapi zirinze ndasore biki Kigali zirinze akunda gukunda ndabizi kandi kandi maze ibigo twasezeranye ko atabikubeshanya kwishanya tugomba kwishanya nanjye niyo mpamvu rega nta kintu nakubesha I love you wenda bireke zabaye yewe rero rwose utangiye kundakaza mpamvu karabashiri yagashira yese n'iyi misatsi yanjye karajyamo we ubuse si ukungira nk'abana uzi ukuntu wisuba keza cyane ako keza cyane urasanzwe uri mwiza keza cyane akarabo katumye mbihita nongera ubwiza gatumye iminsi yo gukora mariage ndayigiza hafi okay nawe ndagukunda akoze nyine n'ubuko kuri kubabaje ariko niko kuri nyine basi ntabwo nzongera kubwira ibintu bikubabaza gusa impamvu mbikubwiye nuko nari nzi ko nta kijya mbere hagati yanjye nawe nyine ndashaka ko twubakira kukuri ku buryo no mu ndamubonye ashatse no kukubesha kugira ngo tware ntamenya ati yarabimbwiye sivyo ntaribi I love you. Love you too. Niyiriwe. Muri bande. Muze ni twebwe. Mukomere. Mukomere. Muze mumeze mutese. Turaho. Ubushize nari naje ahangaha nsanga ntago muhari. Ubushize nari naje nsanga muhari. Uravuga cyane sha ukugutwi kwarahenengeye. Ubushize nari naje nsanga ntago muhari. Nsanga hari umukobwa wanyu. Je habaga igihe nagiye ruguru kuri butiki ku kazi. Yari yambwiye ko mudahari. Rero ikintu cyari kinzanye. Narinje kubarura ngewe noherejwe n'umushinga ku bijyanye n'imirire myiza y'abaturage tukabigisha n'ukuntu mukora akarima k'igikoni mukazamuteraho imboga imbuto byose. Wowe ushinzwe iby'imirire? Shahusi ko mfite hano igikobwa wagira ngo kirya gacicariye umwobo nta kuntu ukunda yacu mwayiringanyiza kikaja kirarya uturinganiye nimba mwayibomora nimba mwayikorera iki ruraryaga rukampombye kandi nta kintu rumariraga Muze ni wa mukobwa se cyangwa hari undi uri kuvuga? Ngo nico wasanza
c'imibiri zombi. Rero buriya twebwe ikintu dushinzwe ntabwo ari ukuringaniza ibifu by'abantu cyangwa ngo tubivure. Twebwe dushinzwe kureba imirire tukamenya ngo mwariye neza, mwariye ibiryo byujuje intungamubiri mumeze neza, ariko ibyo by'ibifu rwose ntabwo ni ku by'ibiryo si ewe hadaturyaga neza rwose mu nzu imyumbati zibaga zirimo amateke bo habi tugasimburanya imyumbati n'impungure, mbese turageragezaga tugahinduranya ku cy'imirire. Muze ibyo biryo nta hantu byabageza, ntabwo byatuma mugira ubuzima bwiza. Hari ibiti byawe by'imizinga nawe twagira ngo urahibagiwe. Reba cyangwa ngende kwibeshya. Oya ariko nibyo ahubwo wanyerekaga se narebaga narebaga hino y'uyu muko kandi ari hirya arya izi ndabona imbabazi zita gute izihe izi nyine z'imituku ziri kuza indubaruba indubaruba niko bazita ziravura ziraroga. Okay ko kera ari twajyaga tujya gusura abantu ntubyibuka katubwira ngo wibeshye ukakirya wahita upfa. indubaruba ntawe uzirya, noneho ngo n'amazi yayo y'imiko gurya yakuguye nko mu mutwe tutangira kuzana uruhara ku kaje byawe cyeka nimba ariko bajya bivuga ngo umusatsi utangira kugenda upfuka w'ibitonyanga byagiye bigwa. byashoboka ko ari byo pe. none se ngo bimeze bite iki cyaro rero ndabona ngiye kukivamo nisubira i Kigali muri iyi minsi. kubera iki akazi arimo ukuntu kagenda gapfa rimwe na rimwe, ndabona ibyiza ko nakwisubirirayo nkongera nkatuza ngashyira ku murongo byose nazagaruka na nyuma y'amezi nk'atatu. ntacyo uzagaruka natwe ibintu byitwa ukundi. ariko ntabwo nagenda utampaye ubuki bwo kujyana. ubuki se ko muba mukeneye kurya ibiryo byujuje intungamubiri, harimo ibirinda indwara, harimo ibikomeza amagufwa, ibyo byose cyakomeza igufa kurusha umwumbati n'igikwanga n'igi. Ugafata umwumbati n'igikwanga ukabirira rimwe ukumvura n'uturongorwa. Niyo mpamvu ameze kuriya rero, niyo mpamvu arya byinshi. Mwebwe muba mugomba byujuje izo ntungamubiri ni ibiki? Nakubwiye ngo mugomba kurya ibiryo mukamenya ngo ibiryo mwariye harimo ibirinda indwara, harimo ibyubaka umubiri n'ibikomeza amagufwa. rero ndi kumva ibyo byose uri kumbwira, imyumbati fata inkashi. Inkashi inkashi mu kubaka umubiri, umunyigesha kagufatisha agasupu. Noneho mu gitondo cakira umwumbati gwaraye, burani nagwo guryohaga gubaga gukomeye, ku mugoroba rukacarara, ariko iyo yarayeyo ukayiterana umuntu n'amaraso gawe bisaba ngo ibigishushe gatsima kudusaka kagishushe kagafatisha iki wenda ushaka kuba wacucumye two dushimbo tukaba meranje urujanirane. Ni nabwo nusangaga n'umwana w'inaha, umwana wariyonjo agiraga imyaka 10 cyangwa se 7, ariko ujana ibidomoro 2 kumugeza cyangwa akikorera ikibindi ca rutumba indiba. Mwese muze mu bijyumye, hari ubwo wigeze umbwira imbuto, nta mbuto nta mboga, ubwo rero uri kumva nagoma muri ibyuzuye. Imbuto imbuto y'ibishimbo se? Oya, imbuto haba harimo amatunda, ibinyomoro, imyembe. Ibyo si dore inaha mu byuzu usangaga harimo ibiti by'amapera, nukwirwa abana bari kukirindageramo bari kugenda baratoraguzwa. Agariwe n'inyoni iki. Muze twagiye muri byinshi, nibagirwa kubabaza imyirondoro yanyu. Imyirondoro? Murambwira aho mutuye hitwa ngo iki, imyaka? Aha ni mu Gashabo. Imyaka rero kandi navutse muri 40 30. Oya, biri kwiranga muntu.
ntabwo wibuka igihe wavukiye ntabwo ndi kwibuka neza uwo mukobwa wanjye n'umenyaga kugereranya akaja arasoma akabwira abantu ngo ni iki giki niki ntacyo wanzaniye irangamuntu nkabyireberaho ntabwo bikira mubi ahantu bipfukunyije naja kubipfukunyurayo na giheki bibaga hirya y'ihembe inyuma y'ikarabiyo hirya mu ntarure nta nashobora kuhenengerayo ihembe n'abuzukuru banje bazaga bakaja kubipfurura iyo hagize umuntu ubikenera cananje iyo mbikeneye nshaka nko kuja gushaka icyangombwa nta wundi muntu mubana hano se atari uriya mukobwa wawe yewe niwe nsigaranye yambereye n'ikirumbo araho dore yarumbye atese muzehe ava mukobwa ntabyo yambarira nukuroha mu gifu gusa ntirwanavuga ruti reka nanjye nshakishaho nazaza nubaka urugo reka ahubwo kimere nkabizeye ni nkabinobe bwinshi kandi ubuki burahari bwo kwirira ubuki burahari bwo rwose nkabizi ikintu kitabura hano n'ubuki ubuki burahari ahubwo navuganye n'umukobwa ni umukino umunyabuzima akurikirana nyine akora imishinga ikurikirana ibintu by'imirire n'iki ibintu nk'ibyo ngibyo turimo tw'igikoni twaravuganye ambwira ukuntu ngo i Kigali ngo ikiro cy'ubuki ikiro litiro ubuki bagurisha ku biro ngo ni 12,000 mu gihe hano batakurengereza inoti y'ibihumbi 2,000 erega hano ntabwo abantu bari basobanukirwa ibyo ni uguhomba ngo bamenye agaciro k'ibintu mufite dore n'ibi bishyimbo ibi ngibi ubona ahangaha nimba ahangaha wenda byeze ikiro ari 400 500 urabigeza i Kigali hiyongereho 300 nyuma y'ukwezi hiyongereho 500 si menshi ku rwego ruhambaye ariko uratekereza ikinyuranyo cy'ibihumbi 10 ariko nanone ikindi kintu ngiye mutangira ubuntu kerega nimba ari umuti gusa kwa kundi utanga ikiyiko muha nk'agace agace umuntu ufite abana 3 uramuha akayiko ngo kamara iki muha nk'agace akagenda akagira n'ubutaha ntazagaruka none ikintu wamenya abakire bose b'i Kigali nta n'umwe ukirya isukari ngo ashyire ngo mu cyayi ashyire akorogemo isukari bagira bati babivuye n'ubuki gusa ariko ibintu by'umuntu w'umugabo wangubuki umuntu w'umugabo wangubuki se byagenze ugiye kuzana bya bintu bya kera ngo byo bintu sinabishyira dose nabikoza ku rurimi ngo nta mugabo unywa amata ngo amata n'ay'abana ngo amagi ngo nayo ngo n'ay'abana n'abagore byarahindutse isukari haba harimo ibindi binyabutabire bishobora kwangiriza igifu bikagutera amadiyabete ariko ubuki bukiri umwimerere bukorera ibintu byose neza niyo mpamvu bunahenda kuko bazi agaciro kabwo ujya kubona isoko se yambwiye yuko byashoboka cyane urumva akora mu bintu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi we narakuretse buriya niba ukora mu bintu by'iterambere n'ibiki ntabwo wabimenya ariko umuntu ukora mu gisata cy'ubuhinzi n'ubworozi byanze bikunze abaza ahantu yabona amasoko kandi yarabinyemereye yewe n'abo bantu bakorana muri iyo mishinga biroroshye kuba yahita bagurishaho yahita bakabonamo isoko kandi ndakeka nawe ataburamo inyungu ziwe runaka gusa nimba butangiraga 2 haramutse aguhaye 4 cyangwa 5 wakumva ari amafaranga menshi naho kagenda gatecuru ndakubwiye mfite ubuki hano hirya dore imizinga yayo ndayizi cyane ntabwo ibyo bintu byagira gusa wamuha wagira ute ugomba kumbikiraho ubwanjye nimero nk'ibiro nka 4 oya wese ko wowe buriya se muze sinabonye uriya mukobwa wakiri muto urashaka akanya mutoya si ubu urageze hariya ntabwo icyo kiri kubura si ukumera amahembe nyina sinzi namuzanye na wari uruhinja dore nyina namuzanye ari nko munsi yawe gato njye ntabwo ndi uruhinja ariko muze ubu weho ntiwashatse ntabwo ndashaka ariko ubu biri bugufi biri mu nzira tuzashakane n'umuzungu hajya muze wa mukobwa wawe mubana yitwa guki aha yitwa uzamukunda zamusanga iwabo sipesi yose ariko rero iryo ngo yararyanze ngo yaranarihinduje data ngo yatanze impamvu ngo ni izina ngo ribi ngo namuhimbiye yahisemo ngo agikinyejana ngo nimbari za beti ngo mutesi beti nibyo byanditse mu irangamuntu nibyo cyahindujemo ngo yanze sipesi yoza data se shaho wagize inaha turacavuga muze rero ndashaka ko mbitaho
tukubaka akarima k'igikoni umukobwa wawe nawe nabimusobanuriye yuko ubu ngubu turi mu marushanwa. Akarima k'igikoni kabaga karimo iki? Uteramo wahinga mu cikoni? Ntago ari mu gikoni, mu mashiga. Ni akarima k'igikoni uragenda ugahinga ahantu akantu gato cyane ugateramo imbuto ugateramo imboga nyine ukazaza ubifata byoroshye. Ariko namwe ibintu mutuzaniraga mbese akarima k'igikoni bumwe mbonaga abandi bari guhinga mu mbuga icyane kandi dore ngako rero singize nsinasi ubu ntegereje igitoki akwiriye izacunshumura igitoki bura naragiye nyihata ifumbire imvaruganda NPK imborera ncukagaho noneho muze umuntu uzabikora neza azabona igihe tuzamuha amafaranga hari n'izindi mbuto tuzabazanira zitaba mu Rwanda. Nanje none ibyo sinibyo nabyo dore hari urunyumba izo ni inzuzi hirya hari inyuma utari kubona hari kupfupfunukamo itabi n'ingemwe nashizemo. None se muze ingemwe iryo tabi naryo rigiye kuba imboga se nose naryo uzazurira ariko rero ubu simbaga tambagira hari cyangwa hari aho se wanyuze kumukoki urukuza hari umurima wabonye gutimejeje mu bya Nyiramuriri nazanda mudiriganye. None se wafata izo imboga zisanzwe ugafata n'ibyo ngibyo uri kuvuga by'imyungu ukabitekera hamwe ntabwo bishoboka. Cyaho nyine mushaka ngo imirima zacu zose no guhinga udushimbo tubireke tuziteremo imboga. Reba garamateke ga serusi ruko n'ukuntu gari kunigina harayo ukindaguzaga birabikora waba wabonye izo mishora z'utujumba abana sintiburira ibikondo by'uburiri dore ndabibona ko ibintu byose mu bifite gihe ikintu nshaka kuba n'aha byose birahari no kubishyira ku murongo mukazamubijya nta kavuyo nakuvuga ngo wafashe ibisusa ushyiramo imboga ushyiramo imyumbati byose ngo bivange none kugira bagiye baryiki nyine ibyo bintu biraribwa ni na byiza ku buzima ariko turatubitanga cyane ubwo burima muje muraza mu buduhingi nicyo cyanzanye nzabafasha ariko upfa kutamfumagurira imbuga se ndakureberamo nk'imizinga nk'ibiri ibi yawe cyangwa tunshakira nk'umuzinga wanjye ngenza mvuga ngo uyu nguyu n'uwanjye uzajya unabyihakurira bitazanyica nuko kujyana kwa muganga wabaye umutuku ahubwo dushatse twagenda ugahita unawunyereka nkawufata nkandikaho n'izina ryanjye hari ibintu nyine ndi kubona nanjye birimo kugenda bitamera neza ibintu byanjye na madamu acucu ndabona bikomeje kuba ibibazo pe bikomeje kuba ibibazo na n'ubu ikibazo gihari ni ikihe na n'ubu se ntabwo mwavuganye mbese yongera ntuma tesite ni ibyo ngibyo se ni ibyo nyine gusa ngewe nta kibazo kuyimutumiriza ni ibyo ariko nyine ahubwo natekereje kuba nazana nyinshi mukajya mwipimira narinze no kubimenya nta n'impamvu kubera ko ngewe ni ukwanga kumuca intege ariko ndabona ibi bintu pe bisa nk'ibyanze wowe urumva bimeze bite umva reka nkubwire ubona uri gutakaza icyizere kandi uje washaka kwipima bihora nyine ndabona nanze kumuca intege ariko ndabona ushobora kuba nta kigenda ahubwo yo gutangira nishakira imiti ese icyo urwaye ku buryo dutangira gufata imiti kano kanya ese si ikibazo ntukibona twabuze urubyaro na twarubuze pe njye ndi kubibona nuko ndi kwanga kwerura ko ndabizi iyo mvuze ikintu kimwe nabasa nk'ukigendeye ariko icyizere ndabona ntacyo ni ugushaka imiti hakiri kare ahubwo wabanza ukajya kwa muganga bakagupima cyangwa nawe bakajyana mukareba ibyo ari nta mpamvu y'ibyo umuntu abaza ikibazo bose we ntubibona ushobora kujya mu basaza n'abakecuru ibyo bintu byihorera ahubwo ngomba kureba Geregwari nkamubaza imiti burya ni umuntu mukuru baba babizi wabikora ariko ubanje gutekereza byisumbuyeho tugenda mwana wanjye ntiwabimenya ibyo fasha wongere ubitekereze kubyara n'iki n'ibindi bintu
Yose muranda yatwara. Ndarushye. Ngo? Tega nawe tuvoma. Ngai icara turuhuke. Uyu munsi ndagutetesha. Niyo. Karame. Kwambaye akantu keza. Kanditseho Niyori. Wakaguriye hehe? Sikero umusirimu? Riyoni. Riyoni? Ako sizina ryanjye ari ryiza. Niyori. Uricurukuye cyangwa uricurise Riyoni. Riyoni. Riyoni se bisobanuye. Umuntu ashaka kumira izina ryanjye rya kizungu. Nzamenya ko nitwa Riyoni. Riyoni se ubusanzwe ari nk'inyoni. Ntawe yitiranywa n'inyoni nose nyambo uko bituranywa n'inka. Uri inka buriya. Komera. Ngira rakaye. Komera. Mba ndi gutebya ariko ntukajye uhita wivumbura. Saba wivumbura nk'abana. Wese ko uri kunyitinga. Nose ntabwo bituranywa n'inka. Ngo nawe uri inyoni rero. Inyambo. Inyoni, inyoni. Inyoni. Urakotoye nubuze byose. Ndatubireka aho kantu se wakaguriye he? Nabara ko dukora. Je najya kukagura se na umwe nawubona. Ni impano bamaye cyagihe umara gukora wabuze byitaga nguki. Anniversaire? Ibyo. Niyo naje umukobwa yesama umunsi ukurikiye. Wa mukobwa njya kuvomera witwa date. Umukobwa? Yahise ambwira ngo kuki namutumiye ndamubwira ngo yari wabyise nguki. Noneho ahita ambwira ko nawe yari kuba hari ndamene rero byari byanunguye nago nanjye nari mbizi yenza kumenya nakubwira arambwira ngo rero ubwo ntacyo ngaraza kuza kuba Imana abamaye agakomo ngo bize ngo niyo Imana nzajya nibuka nyine ko umuntu yamaye Imana se umuntu wamaye Imana abakobwa basigaye guha Imana nabise ko wumva ataje muri anniversaire naramubwiye arambwira ngo nta kibazo ngo cyo gutanga Imana ngo Imana ngo nyine ngo kubona nk'undi Imana nase utudukomo twose ufite waratuguze ndi watwiguriye nyine Mon fils. Oui papa. Akazi umeze bite? Bobo kazi ni sawa nta kibazo. Byawe ntabwo bari babidelivaringa? Kandi nkubwira ko ari sawa. Good. Ariko ni stress tu. Birumvikana ariko ahubwo abantu b'iminsi basigaye barasaza. Gute se? Bazi ko ejo bundi iminsi ishize maze iminsi mbyibazaho umva ntabwo biri kuza neza. Bazi ko nahuye n'umumama giye kumugonga kubw'amahirwe sinamugonga. Mera nk'uwikanze ariko abyuka ari kunyita umwana wiwe. Kwa? Ngo umwana wanjye ngiye ntabwo ndi umwana wawe umere. Gihe mfite mama mfite na papa undi umwana wawe gute? Ngura umwana wanjye ngo nuko utabyemera ngo bazi ko yanadukurikiranye paka naho namera rabizi nibyo nawe uri kubeshya na mukobwa wigurira agakomo ni njye watwiguriye rero ni izina ry'Imana ni izina ry'Imana subiramo ni izina ry'Imana werega ufite ubushobozi kandi uzi n'abantu batugurira none se njye nabona abantu batugurira umukobwa ikintu cyose azajya guha kubera ko udafite ubushobozi bwo kukigura uzajya cyakira ko nta bintu uzongera kwakira ariko kaga ngakuremo se base ngareka njye nuko kari Imana yo kuri oya kambare narire nayo ngiye kurakara urakazwa n'iki cyangwa musigaye mukundana ngiye kukomana izina rya Yesu njyewe nkundana n'undi mukobwa atari wowe kikuko je nyambugu ibintu bivuze bihagazeho cyangwa uracitswe ngo naguponyozwe none se umukobwa yahaye Imana umuhungu akenshi baba bakundana cyangwa mukunda nese ukundana uwo mukobwa niba ngari Odette niba je ntago mukunda none se aranabizi ko ngukunda yes niba arabizi ko ngukunda kandi cyane nta n'undi mukobwa nakunda uretse wowe niba bizi bona ari binenze ngo ni ibindi ndakaje nose ubundi kucyurakaye kandi mama n'unkonda wazabimbwiye nyine nawe reka mubwire nyine inyungu ubonanye n'abakobwa atarakara nawe usigaye uhura n'abakobwa benshi ugabanye wafuye
noneho ngiye kujya bashaka n'abadahari n'abahari bose mbashaka mbarundarunde nk'imifungo ufuye none njyewe uri kumfata ukamaza iminsi ingana gutyo utaransubiza uri kunshira ku bisheki niki nese ninkubona n'abakobwa benshi bamva aribwo nzagusubiza kuko wenda nzahita numva kuri indaya ndi indaya indaya ni inda y'umuntu indaya ni inda y'umuntu uri indaya uri inda yande ndi inda y'umuntu ntabwo ndi Niyori uva mubwire njyewe mu gihe utaransubiza bazakunjyana noneho ngerageza kumushitinga meri ngo nukabwira umuntu nawe mama umuntu arazanyita umwana wiwe uhari bwira umwana wiwe gutse nimba zanasuze kucyaza kuzimfatira ndavuga ni none isi siko abantu baba bafite ibibazo byinshi bye ku mama ngo akwise umwana we aranankurikirana agera ngaho humura ahubwo nibaje ngiye ukuntu yaturutse epfosheje mu hasi kurinda agera ahangaha none se yarameze ati yari umumama uri aho ngaho nimba navuga ngo afite ubumuga bwo mu mutwe nimba yaraturutse ibitaro kuko nyuma yaho nagiye kubona mbona ngo bimeze nk'aho bimucanze nyine yatangira kwihamagarishwa ngo iraza umwe yo kwa Karori mbwira ngaho ndavuga ngo bigenze bite ahita yimanukira arigendera uwo mama se ni mama ukuze ni umukecuru aracyari muto ni inzobe arirabura arabyibushye arahorose uko mbona bigusishikaje ni umumama uri aho ngaho usanzwe nabirenze gusa twabonye ameze nk'umuntu ufite ubumuga bwo mu mutwe nyuma yo kumugonga gushaka ko donc yo kwitera mu modoka cyangwa warihutaga ugiye kumugonga narihutaga mbye numva ngo ndafata amaferi nimba yaragiye kwambuka ameze nk'umumama ariko w'umuturage ukuntu nyine ngese ntago banjyana noneho urukundo njye nawe twakundanye rukamara iki kugenda nguherekeza tujya kuvoma tugaruka uza kundeba ndarankurota Imana yazaguhana niba nshaka gusubiza se nkabona utangiye guhanana n'udukobwa twose tuje udufata ubundi urumva nzagusubiza mbareke ndigira mbareke umereze iminsi uzahita unsubirizaho nzagusubiza ariko nabonye wareketse guharana n'udukobwa twose tuje ngaho umukobwa wese uvuye i Kigali Niyori umukobwa wese uvuye i Kigali Niyori umukobwa wese kukize badakunda bya Habimana na bya Valence na byande byose bakaza kwishinza kuri bo none ubwo dukora iki gabanya gakungu n'abakobwa nawe gabanya kumara iminsi utansubiza bigabanye mba nanjye ndabigabanya tujye kuvoma tubanze tureke kurakaranya nk'ukuri njye ndakara nkumva nanakuruma nzaguhebe n'wanyu umuntu umumarije iminsi ngana gutya utaramusubiza abantu bamwivugishiriza bamuhereza n'impano ukazanamo wacubije se cyangwa ukabireka noneho rekana no kubwira Nyambo njye n'umara iminsi utaransubiza ibyanjye nabi bite binava mu nzira canga tugenda ndakura natumbye umuntu aragutereta nkora rya nk'ukuntu umufasha uri kumfata nkumva nyine tumeze nk'abantu bakundana ariko none nkumva ntago mbyemerewe ubuse bimaze iki wansubije kubwira umuntu ngo nanjye ndagukunda nkumva mfite uburenganzira ntago bihagije ko mbibona ko ubunkunda nese niba ubibona ubundi ushaka nyine nsubize ejo uragira ngo uzabone kuntu wikora ibyo ushaka hanyuma uzitwaze kutigeze umbwira ko unundi wankunda nigeze nkubwira ko ngukunda ubimbwire nahanjye nzakenge nese niyo mpamvu nawe uri kwitwara gutya nuko naragusubiza ni waretse uburaya buhe umfatiye mu buraya ko uri kwanga kusubiza ujya kuzana indi mpamvu subiza none njyewe nakwerurira numva n'iminsi utaransubiza njyewe ku izina nce n'umusaraba njyewe ndanawe usimbutse aragukurikirana mpaka hano
arankurikirana paka ngaha. Okay, ndabona bikunze ahubwo. Okay. Boro nabihereye kuva kare byanga. Wasanga ari umuntu wawe ufite ubumuga bwo mu mutwe ubwo ngubwo. Nabirenze rero. Hako nyine bisekeje kubona umuntu ngo yifata kaza. Akanankurikirana paka naho nibyo mba nibazo ntabimumeritse. Namuha n'amafaranga. No ikintunguye ni uburyo akwisa umwana we. Wabona afite umwana wapfuye n'uwamenye. Amaze gukora kanze. Sawa sha. Umumama wita Kiramane umuhungu we. Ngo iki? Abaniye baruriya mugore twaguze umwana. Mugore uzi icyo twavuganye. Aho kugira ngo usenye ibyishimo by'umuryango wanjye. Afadhali wapfa.